Ntugatangarize intsinzi yawe abantu bose. Ni mpamvu ki abanyabwenge baceceka iyo bageze ku ntsinzi? Hari ibintu bibiri abantu bakunze kwitiranya: gutsinda no kugumana intsinzi. Gutsinda ni intambwe ya mbere, ariko kugumana intsinzi ni urugendo rurerure rusaba ubwenge, kwihangana no kumenya kwifata. Abantu benshi batekereza ko ikintu cya mbere bagomba gukora bamaze kugera ku ntsinzi ari ukuyitangaza, ariko si byo. Bashyira amafoto ku mbuga nkoranyambaga, batangira kuvuga imigambi yabo, cyangwa bakerekana ibyo bamaze kugeraho mu maso yabo. Ibyo ni ukwishimira ibyo bakoze. Ariko ese koko buri ntsinzi iba ikwiye guhita yerekanwa? Ni ikibazo gikomeye. Hari abantu benshi batigeze batsindwa n'abanzi babo, ahubwo batsinzwe n'ibyishimo byabo. Bihutiye kwizihiza intsinzi itari yanakomera. Bihutira kuvuga byinshi kuruta ibyo bakoze, maze amahirwe yabo atangira gusubira inyuma cyangwa kuyoyoka. Abanyabwenge bavuga ko urusaku rwinshi akenshi ruba rukwiriye imbaraga nkeya. Umuntu wifitiye icyizere nyakuri ntabwo aba akeneye ko buri wese amenya ibyo amaze kugeraho. Azi ko ibikorwa bye ari byo bizivugira. Mu buzima hari igihe guceceka biruta kuvuga. Hari igihe gukomeza gukora biruta kwizihiza. Hari igihe intsinzi yawe iba ikeneye kurindwa aho kuyamamaza. Iyo intsinzi itangajwe kare ikurura ibitekerezo byinshi kurusha ubufasha. Hari umugani uvuga ngo igiti cyera imbuto nicyo batera amabuye. Uyu mugani utwigisha ko uko umuntu agenda agaragaza ko hari icyo agezeho, ari nako agenda akurura amaso y'abamureba. Bamwe bazamwishimira, icyo ni kimwe, ariko si bose. Abandi bazanamwifuriza ibyiza, ariko si byose. Ariko iyo ugeze ku ntsinzi runaka, ikintu cya mbere kiba gikenewe si ukumenyekana, si ukuyimenyekanisha, ahubwo ni ugukomeza kuyubaka. Intsinzi nyinshi zisenywa n'uko abazigezeho bihutira kuzitangaza mbere y'uko zishinga imizi. Abantu benshi bavuga imigambi yabo mbere y'uko kuyigeraho. Batangira kubwira buri wese ibyo bagiye gukora, amafaranga bagiye gukoresha, ndetse n'amafaranga bazakuramo, cyangwa n'urwego bagiye kugeraho. Ibyo bahita babitangaza. Ariko ubuzima bugaragaza ko amagambo adashobora gusimbura ibikorwa. Iyo umuntu yibanda cyane ku kuvuga ibyo agiye gukora, hari igihe atakaza imbaraga yakagombye gukoresha abikora. Hari n'ikindi kintu gikomeye. Uko abantu benshi bamenya ibyo ugezeho, niko n'ibitekerezo byinshi bitandukanye bitangira kukugeraho. Hari abazagutera imbaraga, nicyo ni kimwe, ariko hari n'abazakubwira amagambo aguca intege. Harimo n'abakunegura cyangwa bakakugereranya n'abandi. Iyo utarakomera mu mutima, ibyo bishobora kugutesha umurongo. Abanyabwenge bo bazi ko intsinzi ikomeye ntabwo iba ikeneye urusaku rwinshi, ikeneye urufatiro rukomeye. Niyo mpamvu bakomeza gukora bucece, bakareka ibisubizo bikivugira. Tekereza mu nyubako ndende. Mbese mbere y'uko igaragara hejuru, abahanga bamara igihe kinini bubaka umusingi wayo. Abantu benshi babona igice cyo hejuru gusa, ariko ntibamenya
ntibamenye igihe n'imbaraga byakoreshejwe mu kubaka ibyo bitagaragara. No mu buzima niko bimeze. Niba ushaka intsinzi iramba, banza wubake umusingi aho gushaka amashyi. Isomo rikomeye dukura hano, ntukihutire gutangaza intsinzi yawe. Yubake, uyikomeze, uyirinde. Igihe uzaba umaze gushinga imizi, ntabwo uzaba ugikeneye kuyivuga cyane, kuko abantu bazayibona mu bikorwa byawe. Hano ijambo twakuramo rikomeye cyane, ntugaharanire ko abantu bumva ibyo wagezeho, haranira ko babibona mu buzima bwawe. Ibikorwa bivuga cyane kurusha amagambo. Hano ho kwishimira intsinzi vuba bishobora kugabanya umuhate wo gukomeza gutera imbere. Hari ikintu abahanga mu mitekerereze y'umuntu bagaragaje. Iyo umuntu yumvishe ko yamaze kugera ku ntego ye, ubwonko bwe bushobora gutangira kumva ko umurimo urangiye, nubwo mu by'ukuri urugendo ruba rugitangira. Niyo mpamvu hari abantu bakora cyane mbere yo gutsinda, ariko bamara kugera ku ntsinzi bagatangira kugenda buhoro, cyangwa bakareka gukora nk'uko bakoraga mbere. Akenshi intsinzi si iherezo ry'urugendo, ni intangiriro y'urundi rwego rushya. Kugera ku ntsinzi birashimisha, ariko kuyigumana nibyo bisaba imbaraga nyinshi. Tekereza ku mukinnyi watsinze irushanwa rimwe. Ese uramutse uhagarariye aho ngaho, yakomeza kuba uwa mbere? Oya, siko bimeze. Abandi bakomeza gukora imyitozo, bakiga, bakikosora. Niba we ahitamo kuruhuka cyane kubera ko yatsinze rimwe, igihe kizagera bamurenge, bamuceho. Ni nako bimeze mu buzima. Hari abantu babonye akazi keza bahita bumva ko urugamba rurangiye. Siko bimeze. Hari abatangiye ubucuruzi bugenda neza, bahita bahagarika gushaka ibitekerezo bishya. Hari n'abageze ku nzozi zimwe bakibagirwa ko ejo hazaza hakomeza gusaba kwitegura. Abanyabwenge ntibemera intsinzi imwe. Buri ntsinzi bayifata nk'intambwe ibajyana ku yindi, aho kwigira aho guhagarara. Ikindi, abantu benshi bakoresha igihe kinini bizihiza ibyo bagezeho kurusha igihe bakoresha bategura intambwe ikurikira. Ariko umuntu ushaka kubaka ejo heza ahora yibaza ati, ni iki gikurikiyeho? Aho kwibaza gusa ati, abantu babivuze biki? Buri gihe ujye wibuka ko isi ihora ihinduka, ubumenyi buriyongera, amarushanwa arakomeza, n'amahirwe arahinduka. Niba uhagaze, nubwo wumva uri hejuru, ushobora gusanga abandi baragusize. Isomo rikomeye tukura hano hantu, ntukemere ko intsinzi ya none ikwambura umuhate wo kubaka ejo hawe. Ishimira ibyo wagezeho, yego, ariko ntuhagarike urugendo. Komeza kwiga, komeza gukora, kandi ukomeze kwicisha bugufi. Intsinzi nyakuri si ukugera ku rwego rwo hejuru rimwe, ni ukugira ubushobozi bwo kuguma kuri urwo rwego no gukomeza kuzamuka. Ntugakoreshe intsinzi yawe ushaka kwemeza abantu. Oya, hari abantu benshi bakora ibintu byiza, ariko intego yabo nyamukuru si ugukura cyangwa kubaka ejo habo. Intego yabo iba ari ukumva abantu bababwira bati, uri umuntu udasanzwe, cyangwa uri umuntu w'igitangaza, warabikoze. Iyo ayo magambo adahari, batangira kumva ko ibyo bagezeho nta gaciro bifite, bacika intege. Ariko umuntu w'umunyabwenge azi ko agaciro k'intsinzi katava mu mashyi y'abantu, ahubwo kava mu mpinduka azana mu buzima bwe.
Hari igihe ushobora gukora ikintu gikomeye ariko ntihagire ukigushimira. Ese ibyo bivuze ko nta gaciro kiba gifite? Oya, siko bimeze. Hari n'igihe ushobora kwakirwa n'amashyi menshi, nyamara ibyo wakoze bikamara igihe gitoya bikibagirana. Niyo mpamvu amashyi y'abantu atagomba kuba yo ntego yawe. Ikibazo cyo gukora ushaka kwemeza abandi ni uko ubuzima bwawe butangira kuyoborwa n'ibitekerezo byabo. Ujya wishimira iyo bagushimiye, ukababara iyo bakunenze. Buhoro buhoro uburenganzira bwo kugena ibyishimo byawe buba buri mu maboko y'abandi. Ariko abanyabwenge ntibakora kugira ngo berekane ko batsinze, bakora kuko bafite icyerekezo. Bazi ko abantu bashobora kuguhimbaza uyu munsi, ejo bakakwirengagiza cyangwa bakakureka. Ariko ubushobozi bwawe, ubumenyi bwawe n'ibikorwa byawe nibyo bizagumana nawe. Tekereza ku giti cy'imbuto, ntigihora gisakuza ngo abantu bakirebe. Gikomeza gukura bucece, gahoro gahoro, kigakomera, maze igihe cy'isarura nikigera, abantu bakaza ubwabo gushaka imbuto zacyo. Nawe ujye uba nk'icyo giti, ntuharanire gukurura amaso y'abantu. Haranira kuba umuntu ufite agaciro katagereranywa. Hari amagambo akunze kuvugwa agira ati: iyo uri guhugira mu kwereka abantu ko watsinze, ushobora kwibagirwa gukomeza gutsinda. Iryo ni isomo rikomeye cyane. Ibyo abantu bavuga kuri wowe bishobora guhinduka mu munsi umwe, ariko ibyo ushobora gukora bishobora kuguherekeza mu buzima bwawe bwose. Ntugapfushe imbaraga ushaka kwemerwa n'abantu. Intsinzi nyakuri ntikeneye kwemerwa n'imbaga cyangwa abantu nyamwinshi. Ikeneye gusa gukomeza gukura no gutanga umusaruro. Ntukore kugira ngo abantu bakwemere. Kora ku buryo ibikorwa byawe biba bifite agaciro n'iyo nta muntu ubireba. Iyo agaciro kawe gashingiye ku mashyi y'abandi, nawe uzahindagurika nk'ayo mashyi. Intsinzi nyakuri ntabwo ivugwa n'amagambo, igaragazwa n'igihe. Hari abantu benshi batekereza ko iyo bageze ku ntsinzi bagomba guhita bayitangaza kugira ngo abantu bamenye ko babigezeho. Ariko ukuri ni uko igihe icyo ari cyo cyose ari ugupima niba intsinzi yawe yari iy'ukuri cyangwa yari iy'igihe gitoya. Biroroshye kugera ku ntsinzi rimwe, ariko biragoye kuyigumana imyaka myinshi. Niyo mpamvu umuntu ufite ubwenge adakoresha imbaraga ze mu kuvuga ibyo amaze kugeraho, ahubwo azikoresha mu gutuma ibyo yagezeho biramba. Tekereza umuntu atangiye ubucuruzi. Mu kwezi kwa mbere ashobora kubona inyungu nyinshi, agahita abwira buri wese ko yabaye umukire. Ariko nyuma y'amezi make ubucuruzi bukagwa. Ya ntsinzi yari yaravuze hose igahinduka amateka ababaje. Siko atari yaratsinze. Ntabwo ari uko atari yaratsinze, ahubwo ni uko yatekereje ko intsinzi y'uyu munsi ihagije kugira ngo yemeze ejo hazaza. Abantu bakomeye mu buzima bafite umuco umwe. Ntibihutira kwiyita abatsinzi. Bategereza igihe kibemeza. Bazi ko umunsi umwe ushobora kuzamura, ariko imyaka niyo yerekana niba wari ufite urufatiro rukomeye koko. Hari amagambo meza agira ati: igihe kiravuga ibyo amagambo adashobora kuvuga. Iyo umuntu amaze imyaka myinshi akora neza, yubaha abantu, akomeza gutera imbere kandi agakomeza kwicisha bugufi, nta muntu uba ugikeneye kumuvugira. Ubuzima bwe buba ubwabwo buhamya ibyo we ari we. Hari abantu baharanira kuba ibyamamare vuba.
hari n'abaharanira kuba abantu bafite agaciro igihe kirekire. Aba ba kabiri nibo akenshi basiga umurage ukomeye. Kubera iki? Ni uko bazi ko izina ryiza ryubakwa buhoro buhoro ariko rishobora gusenywa mu kanya gatoya. Niba ushaka ko abantu bazakwibuka nyuma y'imyaka myinshi, ntukihutire gushaka ko bakuvuga uyu munsi, ahubwo haranira kubaho ubuzima bufite intego. Ukomeze gukora bucece kandi wemere ko igihe ari cyo kizavuga ibyo wagezeho. Isomo rikomeye dukura hano hantu: ntukihutire kwita ku rugendo rwawe intsinzi ya nyuma. Komeza wubake, komeza wikosore, komeza ukure. Igihe nikiguhamya, nta muntu uzongera gushidikanya ko ku ntsinzi yawe. Guceceka ni imbaraga abanyabwenge bakoresha kurusha amagambo. Muri iki gihe abantu benshi bumva ko kugira ngo bagaragaze ko batsinze bagomba kuvuga buri gihe. Ariko iyo witegereje abantu bageze kure mu buzima, usanga benshi muri bo batavuga byinshi, ahubwo ibikorwa byabo nibyo bivuga mu mwanya wabo. Hari itandukaniro riri hagati y'umuntu ushaka kwigaragaza n'umuntu ushaka kubaka umurage. Ushaka kwigaragaza ahora ashaka ko abantu bamubona. Ushaka kubaka umurage we ahora ashaka ko ibikorwa bye bikura, nubwo yaba nta muntu ubireba. Guceceka si ikimenyetso cy'ubwoba cyangwa intege nke. Akenshi ni ikimenyetso cy'ubwenge. Ni ubushobozi bwo kumenya ko atari buri gitekerezo, buri ntsinzi cyangwa buri gahunda igomba kumenywa n'abandi. Hari abantu bavuga imigambi yabo yose mbere yo kuyishyira mu bikorwa. Bavuga ubucuruzi bagiye gutangiza, amafaranga bagiye kubona cyangwa umushinga bagiye gukora, ariko iyo ibintu bidakozwe nk'uko babyifuzaga, batangira gusobanura abandi impamvu byananiranye. Iyo niyo mpamvu abanyabwenge babanza gukora, nyuma y'ibikorwa bikivugira. Tekereza ku ruzi rurerure, ntiruvuga urusaku rwinshi ariko rugera aho rugana, ariko umwuzure uhora urusaku rwinshi, akenshi ukarangira ushize vuba. No mu buzima niko bimeze. Abantu bakora urusaku rwinshi siko buri gihe baba bafite umusaruro mwinshi, kandi ingunguru irimo ubusa irirangira. Uzakomange ku ngunguru irimo ubusa wumve, nurangiza ukomange ku yindi ngunguru yuzuye amazi wumve urusaku zayo ziratandukanye. Ariko iyo ucecetse uba ufite amahirwe yo kwiga byinshi. Witegereza abantu, ukumva ibitekerezo byabo, ugakosora amakosa yawe, kandi ugakomeza gutera imbere utarangajwe n'ibitekerezo n'iby'imbaga. Hari amagambo akunze kuvugwa agira ati: iyo igisubizo cyawe ari cyiza, ntuba ugikeneye impaka nyinshi. Niba koko intsinzi yawe ifite agaciro, izagera aho abantu bayibona batabitewe n'uko wayibabwiye, ahubwo bayibonere mu buzima bwawe. Ubutunzi bwawe, imyitwarire yawe, ubumenyi bwawe n'ingaruka nziza ugira ku bandi bizaba bihagije kugira ngo bavuge uwo uri we. Isomo rikomeye dukura hano hantu: ntukajye wumva ko ugomba gusobanurira isi yose ibyo urimo gukora. Hari igihe guceceka bikurinda amakosa, bikagufasha gutekereza neza, kandi bikaguha umwanya wo kubaka intsinzi ikomeye. Intsinzi yawe igomba kugutera kwicisha bugufi, si ukwishyira hejuru. Hari ikintu gikunze kugaragara mu buzima: abantu bamwe bamara kugera ku ntsinzi bagatangira guhindura imyitwarire yabo. Batangira kumva ko barusha abandi ubwenge, ko batagikeneye inama, cyangwa ko batagishobora gukora amakosa. Ariko iyo niyo imwe mu nzira zihuta ziganisha ku kugwa. Intsinzi nyakuri ntabwo ihindura umuntu mwiza ngo abe umwibone. Imuhindura umuntu ufite inshingano kurushaho. Abantu bakomeye mu mateka si bo bavuga cyane ko bakomeye, ahubwo
uko bagenda batera imbere niko bagenda barushaho kwicisha bugufi. Bari bazi ko hari byinshi bataramenya kandi ko buri muntu ari amahirwe yo gukomeza kwiga. Iyo umuntu atangiye kwishyira hejuru kubera ibyo amaze kugeraho, aba afunze umuryango w'iterambere rye. Kuki? Kuko atakibona impamvu yo gukosorwa cyangwa kwiga ibishya. Yumva ko yamaze kugera aho ashaka, ariko ubuzima ntibuhagarara. Isi irahinduka, ubumenyi nabwo buriyongera, amarushanwa nayo arakomeza. Umuntu udakomeza kwiga no kwicisha bugufi, nubwo yaba ari ku rwego rwo hejuru rungana rute uyu munsi, ashobora gusangwa n'abandi ejo. Hari abantu benshi batakaje amahirwe yabo atari ukubera ko batari abanyabwenge, ahubwo ni ukubera ko intsinzi yabateye ubwibone bwinshi. Batangiye gusuzugura abandi, kwanga inama no kubwirwa ko badashobora gutsindwa. Iyo icyo gihe intsinzi yabo yatangiye kubasiga inyuma. Ibuka ko buri muntu uhura nawe ashobora kuba afite icyo yakwigisha. Niyo yaba atarageze aho wageze, ashobora kuba azi ikintu utazi. Uwo ni wo mutima utuma umuntu akomeza gutera imbere. Niba ushaka ko intsinzi yawe iramba, jya wibuka ko aho watangiriye. Jya wibuka ibihe byakugoye n'abagufashije. Ibyo bizakurinda kwishyira hejuru kandi bizagufasha gukomeza kuba umuntu wubashywe. Isomo dukura hano hantu: intsinzi si impamvu yo gusuzugura abandi, ni amahirwe yo gukomeza kwicisha bugufi, kwiga no gukorera byinshi abandi. Abantu bubahwa cyane si abavuga ko bakomeye, ahubwo ni abagaragaza ubukuru bwabo mu myitwarire yabo. Niba intsinzi yawe igutandukanya n'abandi, ntabwo irakuzuza. Intsinzi nyakuri izamura urwego rwawe, ariko ntigukura nk'ubumuntu bwawe. Iyi ngingo ni imwe mu zikomeye muri iyi nkuru, kuko yibutsa ko gutsinda ari ikintu kimwe, ariko kuguma wicisha bugufi nyuma yo gutsinda ari byo biranga abantu bakomeye koko. Intsinzi nyakuri si iy'abantu babona, niyo ihindura ubuzima bwawe. Iyo abantu bavuga intsinzi, akenshi batekereza ku mafaranga menshi, imodoka nziza, inzu ikomeye cyangwa kuba icyamamare. Ariko se ibyo byonyine nibyo bisobanura gutsinda? Hari abantu bafite ibintu byose abantu bifuza, ariko imbere yabo bakaba batuje. Hari n'abandi badafite ibintu byinshi, ariko bakagira amahoro. Icyerekezo cy'ubuzima bufite intego. Ibi bitwigisha ko intsinzi nyakuri idapimirwa ku byo utunze gusa, ahubwo ipimirwa no ku muntu wahindutse. Niyo mpamvu udakwiye kwihutira kwizihiza intsinzi yawe, ahubwo jya ubanza kwibaza uti: ese iyi ntsinzi yatumye mba umuntu mwiza kurushaho? Ese yanyigishije kwihangana no kwicisha bugufi? Ese irimo kubaka ejo hazaza hanjye, cyangwa ni ibyishimo by'igihe gito? Niba ibisubizo byawe ari yego, icyo gihe uba uri kubaka intsinzi ifite agaciro. Abantu benshi bamara igihe baharanira gushimisha iyo si yose, bakibagirwa kwiyubaka. Bashaka ko abantu bavuga neza amazina yabo, ariko ntibafate umwanya wo kubaka indangagaciro zihoraho. Nyamara igihe kiragera abantu bakibagirwa ibyo bavuze, ariko imico yawe n'ibikorwa byawe bikaguma bivuga mu mwanya wawe. Ntukemere ko ibyishimo by'ako kanya bikwibagiza intego y'igihe kirekire ufite. Buri ntsinzi ugira ibe intambwe ikujyana ku yindi, aho guhagarara. Abanyabwenge bazi ko urugendo rwo gutsinda rutarangira. Buri ntera bagezeho ibigira abantu biteguye urundi rugendo. Ntabwo babaho bashaka amashyi, babaho bashaka gukomeza kuba beza kurushaho ejo. Niba hari isomo rimwe
wakuramo nyuma yo kureba iyi videwo ni iri: ntukihutire kwizihiza intsinzi yawe, iyubake, yikomeze, uyirinde. Reka ibikorwa byawe bivuge mbere y'uko amagambo yawe avuga. Iyo ntsinzi yawe ifite urufatiro rukomeye, abantu bazayibona n'iyo utigera uyivuga. Ibuka ko isi idakeneye abantu bavuga ibyo bazakora, ikeneye abantu babikora. Haranira kuba umuntu utsinda igihe icyo isigira. Gira icyo usigira. Komeza gukora mu ituze, komeza kwiga, komeza kwicisha bugufi, kandi wemere ko igihe ari cyo kizakubera umuhamya mwiza kurusha amagambo yawe. Abantu bashobora kwishimira intsinzi yawe uyu munsi, bakayibagirwa ejo. Ariko niba wakomeje kubaka ubuzima bufite agaciro, umurage wawe uzavuga imyaka myinshi nyuma yawe. Ntukihutire kwizihiza intsinzi yawe, haranira kubaka intsinzi izahoraho.